Ba pensiona babe bari mu rukiko bw'abebembezi ba pensiona ku rwo mu cyanga cya Ankole babenu babugana abakuru ku rwo Ministry y'abakozi ba government harikamukuzo muri Mbarara. Abakozi ba government ahandi ngo zitari zimwe na zimwe mu cyanga cya Ankole nibajyango haruho abakozi abahumire bari kutunga kasente kake ngo kandi n'akasimo kabo tukabinire mu gasho. Pereze imyaka 15 mfumira n'umukaga kuka anyaki 15 yari gukora shimye kubani utungo mushara gwanjye kubona bwizire tubakagumpa gati kumanyeshonga agweje pandikire mu bundi bibiri no kuhandikira chief administrative officer ukata ka respondingira tugere pensional bakore bona hamwe nuko rangwe biteka teko byitwe kwatenda pension yitware le for government kandi pension ye right tugere atwaka mu murye byo tubese nebzubu byimshara ikwatirene na nokutongeza. Albert Mwesigwa komishona ku rwo Ministry y'abakozi kandi birari umugenyi mukuru abahira makuru marungi service tugezeho twa budgetinga sente z'aba pensioners iziba kubanja na no kwebuka ngo pension yabo ninga kasimo kabo kuba korire twakongera mu financial year ejeji kandi sente twazifunde nibaza kushashura. Ashabere ba pensiona kureba ngo batereza amazina gabo na ministry kubahwere mu kushashurwa aba abina ebizubu n'amazina ningana n'ebiro byabo bazarwa bagende bazaba office zanira batereze inshongezo haza umukutereza inkamazina ninga okuzarwa kwabo abo mundu nahandika nkebiro atinkazarwa urukumo rwenda nkaga kandi yabyaryo urukumo rwenda 5 abana benangwa kasimo kabo batandike katunjiro mu district gabo aho bari kuzarwa hatari Kampala ningo mu district aho babenu bakorera.